Yes, hi guys, nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye, mbifuriza gukomeza kumererwa neza ndetse no kugubwa neza. N'abatameze neza nabo ndabihanganisha, mukomeze kwihangana, everything will be alright. Guys, rero nongeye kubashimira support yanyu, uburyo mukomeza gusharinga ibiganiro byacu, uburyo mukomeza gukora comment, like. It's a big support. Thank you very much. God bless you guys. God bless you guys. It's a big motivation, I swear. So keep pushing, keep supporting us. We will never disappoint you. Uyu munsi rero naguhitiyemo story nziza cyane, nizere ko nayo hari icyo iri bukumarire, hari icyo uri bukuremo. Wakoze guhitamo Behind the Wall Show. Reka rero story yacu tuyitangira n'umwana w'umukobwa witwa Sophia. Uyu mwana w'umukobwa akaba yari yigaga muri university, akaba yari umwana w'umukobwa ubayeho ubuzima busanzwe, ubuzima mbega butari bwiza, akaba yarafite ababyeyi ariko ababyeyi bakaba batari bifite. Uyu mwana w'umukobwa rero yarasanzwe nyine yiga nk'uko bisanzwe neza, ariko uyu munsi akaba yari yafashe umwanzuro nk'uko yarasanzwe abikora, aje kuri clinique, aje gukora check up nk'uko byari bisanzwe. Yarasanzwe aza kuri clinique gukora check up. Umwana w'umukobwa rero yageze kuri clinique, arangije aricara atangira gusoma magazine. Ubwo ari gusoma, aho hari abandi nabo bari bategereje ko amazina yabo ahamagarwa kugira ngo babakire. Uyu mwana w'umukobwa rero ubwo yari aho ngaho ari gusoma magazine, ikigaragara cyo nuko ubwonko bwe ntabwo bwari burakora, yuko umunsi ukurikiyeho yari afite test. Yari ari aho ariko anatekereza yuko igihe gishobora kumucika, ntabashe kubona igihe cyo kuza gusubira mu masomo kugira ngo azabashe gupasinga test. Icyo cyarageze rero, umunasi umwe araza aramuhamagara, arangije amubwira ati nkurikira. Nuko Sophia arangije akurikira uwo munasi bagana ku cyumba bagomberaga kumukoreramo check up. Sophia rero yarinjiye, arangije bamusaba yuko ahindura imyenda akambara ya kanzu, murabizi ko bigenda. Nuko amaze kwambara ikanzu aje aho ngaho aricara. Hafi ye ahagana ku ruhande hari undi muganga wari uri kuri machine, ariko uyu muganga akaba yarakundaga guhora ari afite stress. Buri gihe yajyaga kwakira n'umwana w'umukobwa, yahoraga afite stress, ubona ko ari gukora ibintu bitamufasheho, asa nkaho afite pressure. Ariko nubwo byagendaga gutyo, yabikoze gutyo, ariko nubwo yabikoraga gutyo, ntabwo Sophia uyu munsi yigize abyitaho, yarabyirengagije, dore ko yarimo anitekereza ibijyanye na. Hashize akanya rero, Dr yahise aza arinjira. Noneho akinjira, akimubona Dr yarasetsemo ukuntu, ariko uyu mudogiteri umurebye mu maso wabonaga yuko ananiwe mu kuntu. Arangije amubwira ati mukobwa muto Sophia, amakuru. Nuko yabati uyu munsi rero tugiye gukora check up, tugiye gukora utuzamini dusanzwe nk'uko bisanzwe bigenda, nta mpamvu zo kugira ubwoba, ntugire ubwoba. Nuko Sophia arangije araseka nawe mo gakeya, aramusekera agerageza kumwereka ko nta kibazo. Nuko dogiteri rero yaratangiye atangira kumupima bijyanye n'uko umutima utera, umuvuduko w'amaraso. Arangije amubaza n'utubazo dukeya tujyanye n'uko yiyumva, murabizi ko kwa muganga bigenda. Dogiteri amaze gusoza, arangije yicara imbere ya computer, noneho areba muri screen atangira kwandika. Arangije arahaguruka, noneho areba muri screen, ariko ahagaze imbere y'umukobwa Sophia. Yabati Sophia, biragaragara yuko hashobora kuba harabayeho kwibeshya bakavanga dosiye zawe n'iz'abandi. Yabati ntabwo bisanzwe, kuko uko ndi kubibona ndabona baragushyize mu icyo bita fertility procedure. Yabati urabizi neza ko nta kosa ryabayemo. Sophia cyumva ibyo ngibyo, umutima wahise umusimbuka. Arangije aramubaza ati fertility procedure, ntabwo gindi kubyumva doctor. Ngo arangije amubwira ati we doctor, ibintu uri kuvuga ntabwo mbizi, genda hano kugira ngo nkore check up. Nuko doctor arangije amubwira ati okay, genda, ndabona ndi kugira confusion aha ngaha, ngomba kubyitaho nkabicukumbura nkareba ikijya mbere. Reka turangize examen waje gukoresha, ibindi nzabyitaho.
Muri icyo gihe rero abo ngabo bari kuvuga ibyo ngibyo Dr ndetse n'umwana Sophia, hari indi clinique, iyo clinique noneho hari undi mugabo wari uri aho ngaho yicaye ndetse ari kumwe n'umukozi w'aho ngaho. Uyu mugabo yari umugabo wari warabashije kugera kuri buri kimwe cyose yifuzaga. Uyu mugabo akaba yari CEO wa kampani imwe yakoraga amawayini cyangwa imivinyo. Uyu mugabo yari umumiliyoniya, yari afite buri kimwe cyose, ariko kuri uyu mugabo hari ikintu yaburaga. Hari hashize imyaka mikeya bamaze kumubonamo yuko afite ikibazo cya kanseri. Uyu mugabo kuva mu bwana bwe yari afite intumbero yo kuzaba umugabo akagira abana nawe. Yifuzaga byibuze mu buzima bwe yazagira abana nawe akarera abana be, ariko Annabel yari yaramubwiye ati ntabwo jyewe shaka kubyara. Annabel yari umukobwa mwiza cyane. Uyu mwana w'umukobwa akaba yari umugore w'uyu musore w'uyu mugabo, ndetse akaba yari umunyamideli, yarazwi cyane kandi ari na mwiza, abantu bose bamukunda. Ariko ubwe yaramubwiraga ati mugabo wanjye ntabwo jyewe ibyo bintu byo kubyara nabyiteza. Rero yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo yumvishe umukobwa yuko babyarana, ariko byari byaranze ndetse nta na gahunda yabyo mfite. Uyu mukobwa ntabwo yari umugore Leo yashakaga, bigaragara nkaho yamwibeshyeho. Yabati byanze bikunze ngomba kuba umugabo, byanze bikunze ngomba kugira umwana wanjye. Ubwo nta kindi rero yafashe umwanzuro ko yakwitabaza clinique cyangwa se abaganga ngo bashobore kuba bamufasha. Yahisemo rero ko yatanga intanga ze nka sample, noneho nyuma akaba yazashaka noneho umukoresponda, agashaka undi muntu ushobora kubasha kumuha intangangore, noneho bakaba bazihuza akagira umwana we. Uyu mugabo yakundaga abana cyane, yavuga ati ngiye niyo byansaba kumutwita ubwanjye namutwita ariko nkagira umwana. Uyu mugabo rero winjiraga muri clinique ntabwo yari abizi neza ko bafashe fayilo ze bakazivanga n'iz'undi muntu. Ikindi kandi kirenze, sperm zize bari baziteye umwana w'umukobwa utazi ibyo ari byo. Umwana w'umukobwa ari afite ikibazo cy'ubuzima, arimo arwana no kwiga ngo arebe niba yagira akazoza yazagira ejo heza. Birangira bamuteye sperm z'uyu mugabo w'umukire. Uyu mugabo rero ubwo yagarukaga ngaha kuri ibi bitaro cyangwa se kuri iyi clinique, Sophia nawe yari yicaye aho ngaho, ariko ubwo babaga bari kuganiramwo imbere aganira n'abaganga, uyu mwana w'umukobwa yabashaga kumva ibyo bari kuganira. Dr yaragarutse noneho amusanga aho yari yamusize, ariko agaruka asa nkaho isura yahindutse, asa nkaho yabaye serious cyane. Arangije aricara aramwitegereza, arangije aramubwira ati Miss Sophia, ati mfite ubwoba habayeho amakosa. Yabati biragaragara yuko umuntu wakwakiriye ubushize ubweruka ahangaha bakukoreye procedure kandi ntabwo ari wowe wagomba kuyikorerwa. Sophia cyumva ibyo ngibyo atangira kugira ubwoba, umutima utangira gutera cyane. Ahise amubaza ati ibintu kiri kuvuga, amubaza ati procedure yihe? Dr abura icyo avuga aho ngaho. Yabati biragaragara yuko bagukora icyo bita fertility procedure kandi n'undi muntu wagombaga kuyikorerwa ntabwo ari wowe. Yabati Sophia uratwite? Sophia akibyirwa ibyo ngibyo amaraso yahise atangira gukonja, ubwoba buramwica buramutaha. Ahise amubaza ati Dr uravuze ngo ndatwite? Amubaza intoki zirimo zititira, atangira kubira ibyunzwe. Arangije umwana aramubwira ati ariko Dr njye nta muntu n'umwe nigeze ndyamana nawe, njye ndi isugi. Nuko Dr arangije aramubwira ati okay, ati reka dukore ibizamini bishoboka tubanze tumenye ibyo ari byo. Hatari ko byanze bikunze ndi kubona yuko umubiri wawe wamaze kwakira pregnancy, wamaze gutwita, ubuzima bwe bwarimo bugenda bushira. Nuko clinique rero yahise ifata umwanzuro wo kumubwira yuko ibyo bintu byabaye, akaba hari umuntu wabashije kuba yatwita inda ye y'umwana we. Nuko Miss Leo amaze kubimenya yumva biramutunguye, yumva ntazi ukuntu abaye. Abati abaganga baribeshye, barangije bavanga files, none byarangiye uwo mwana w'umukobwa bamuteye sperm zawe. Nuko umutima wa Leo utangira kumurya, nawe atangira kubura ukuntu abyitwaramo. Nuko ubwo uyu mwana Sophia yari yicaye muri sterile room aho ngaho kuri hospital, umwana afite ubwoba bwinshi cyane, ari gutitira intoki.
buri kimwe cyose cyari cyamutuye ubwoba kubera ko yakiri na mutoya, ntabwo arazi ikijyambere. Umwana w'umukobwa yari atwite, ese ni gute yari kubyumvisha? Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yari yigeze aryama n'umugabo n'umwe, ndetse ntiyari yarigeze anagira na boyfriend. None aho yicaye ahangaha abaganga bari kumubwira ngo aratwite, ibintu byaramucanze abura uko yifata. Dr rero yagumye aho ngaho ari kumureba, ariko nawe afite isoni. Ikintu yamubwiraga cyose yaramubwiraga ati tubabarire, habaye amakosa utubabarire, nta rindi jambo rindi yari afite ryo kongeraho. Ati ndabizi neza ibi bintu bizagorana Sofia, ariko tugomba gukora ibizamini bihagije kugira ngo tumenye buri kimwe cyose. Ati ikintu cyabaye, biri kugaragara yuko procedure baguhaye yari y'undi muntu, bakwibeshyeho, bafashe fayilo barazivanga, noneho uje bagira ngo uri uwo muntu, barangije baba ari we babikorera. Ikindi kandi biragaragara yuko umubiri wawe wamaze kwakira gutwita. Sofia yabuze ukuntu yifata aho ngaho, nta nubwo yari azi icyo yasubiza uyu mudogiteri. Ubwo rero ubwonko bwe bwatangiye kugenda, umwana w'umukobwa buri icyo avuga akimara kumenya. Noneho final result bakimara kumusobanurira ibintu byose uko bimeze, umwana w'umukobwa yari aje gukoresha check up isanzwe, none batangiye kumubwira ngo aratwite. Nuko arangije arambwira ati njyewe ntabwo ngiye nari naje ngo ntwite, ese ubundi ubwo umwana ntwite ni uwande? Ese uyu mwana ninde? Nuko dogiteri arangije arambwira ati humura, mu gihe kidatinze tuzakubwira nyiri umwana. Nuko Sofia arangije atuzamo gakeya kugira ngo ategereze yumve ibyo abaganga bamubwira, ese uyu mwana ninde? Nuko dogiteri rero yahise ava aho ngaho amusiga aho ngaho mu cyumba. Muri icyo gihe rero Rio wa mugabo yari ari muri ofisi ye. Uyu mugabo nawe byari byamuyobeye, atari kwizera ibyo yumvise, nawe mu mutwe byari byamucanze, atazi umwanzuro yafata, atazi icyo yabikoraho. Nuko ubwo yageraga ahangaha kuri kirinike, barangije bamubwira ati Rio tubabarire, habayeho kwibeshya, dokima zirivanga, surrogate wahisemo ntabwo ariyo ifite umwana wawe. Rio yahise yibura nawe aho ngaho, abura ikintu yavuga, amaguru yatangira gucika intege, umubiri wose ucika intege. Arangije asubira mu biro bye aricara, arangije atangira gutekereza ati ese ibi ni ibiki? Ni gute ibintu bishobora kubaho? Ati njyewe nabwiwe buri kimwe cyose twaragikontroye, ndetse turongera turacekinga bwa kabiri, nta kuntu hagombye kubaho ngo ntuhari ukwibeshya. Atangiye gutekereza ukuntu yari afite inzozi zo kuba papa w'umwana, ariko noneho bikaba birangiye. Uyu mugabo rero afite inzozi z'uko byibuze agiye kugira umwana azajya yita umwana we, ariko ahangaha byagaragaraga yuko gahunda yose yari yarakoze yari ipfuye. Ikindi kandi ntabwo yari azi ashobora kubreminga nde, ese ibi byose ashobora kubishinja nde. Nuko arangije arahamagara arababwira ati mukomeze kumenyesha buri kimwe cyose. Uyu mugabo yagombaga kumenya buri kimwe cyose uko cyagenze, kandi akareba uburyo yakemura ibyo bibazo, ariko buri kimwe cyose ntabwo cyumvikana, kuko ubwo hari habaye icyo bita mix up. Igihe kimwe rero ubwo Sofia yari yasubiye mu rugo, noneho umunsi umwe ubwo yari yicaye ahantu mu gakafitariya arimo anywa icyayi, ariko afite ibitekerezo byinshi cyane mu mutwe. Yari yavuye kuri hopitali mu gitondo uwo munsi, yari afite rero ya nshuti ye yagombaga kubwira buri kimwe cyose, akayibwira amakuru yahawe no kwa muganga. Ese ni gute uyu mwana w'umukobwa yari gusobanura ibi bintu? Nta muntu n'umwe ari kumwizera, ari gutekereza yuko ari kubabeshya cyangwa se hari ikintu ari guhisha. Ubwo rero yageragezaga kwandika akamesaje kugira ngo akoherereze wa mushuti we. Yarakanditse, yarangije akohereza wa mushuti we Nina arangije amubwira ati n'ibiki byabaye? Wa mwana w'umukobwa w'inshuti ye Nina yanga kubyemera, amubwira ati nta kuntu ushobora gusobanura uburyo wowe utwite umwana utakagombye kuba utwite umwana ndetse utari uwawe. Ibi bintu ntabwo wabisobanurira. Uyu mwana w'umukobwa nta bundi buryo, nta yindi nzira yari afite yo kuba yabasha kwemeza mushuti we ko ibi bintu byabaye, ariko mu by'ukuri byari byarabaye. Umwana w'umukobwa Sofia rero yakomeje kumererwa nabi,
akomeza gucika intege, akomeza kugira ibitekerezo byinshi, ubuzima bwe bwasaga nkaho burangiye, dore ko yari umwana wari ukiga, umwana wari ugishakisha ubuzima. Wibaze nawe nkawe uri umwana nk'uyu nguyu ukisanga utwite, wari umuntu wari ufite akazoza, wari umuntu ufite kuvuga ngo ndi kwiga kugira ngo nzagire ubuzima bwiza, ukajya kumva inkuru nk'ingiyi bakakubwira ngo uratwite umwana utazi naho yaturutse, inda utazi aho yaturutse. Nuko rero hashize igihe gitoya Sophia baramuhamagaye ngo agaruke ku bitaro, bamukorere scans ndetse bamukorere n'izindi test. Buri kimwe cyose rero baragikoze basanga koko aratwite, kandi basanga umwana afite mu nda ameze neza nta kibazo. Ariko ikibazo cyari gisigaye nanone, ese uyu mwana yari uwande? Uyu mwana yakoze ajya mu rujuju, aravuga ati ese umwana ntwite ni uwande, kuko yari ataramenya ise w'uwo mwana ninde. Ubwo rero bagerageje kuvugisha wa mugabo w'umukire, bagerageza kumuhamagara kumuvugisha, ariko ntabwo yabashije kubavugisha. Umwana w'umukobwa nawe ata umutwe, umwana akomeza kuba ari aho ngaho atwite, ariko atazi inda atwite ni iyande. Agahinda karamwica ata umutwe. Nuko Sophia rero yahise yicara ku buriri iryo joro ryose, aricara ari gusoma message hopitali yamwohereje imubwira ati papa w'umwana utwite twagerageje kumuvugisha ariko ntabwo abashije kudufata, ntabwo ari gufata telefone. Umwana w'umukobwa yaricaye asomye message bamwohereje, biramurenga. Yibaza ati ese ni gute njye nshobora gutwita umwana utari uwanjye? Ese ni gute nshobora gutwita umwana utakagombye kuba ari mu nda yanjye? Ariko ubwo ngubwo Rio nawe aho yari yatangiye gukora iperereza rye, atangira gukora buri kimwe cyose kugira ngo amenye ese mixed up bakoze, ese ikosa ryabereye hehe. We yashaka kumenya ni gute byagenze, ese uwo muntu yibeshye mu buryo. Nuko rero hashize igihe gito ya Sophia ahamagarwa ku hopitali kugira ngo ahure na papa w'umwana. Uyu mugabo rero yari Rio, wa mugabo w'umusiyiwo mukire cyane. Nuko wa mugabo arangije arahindukira, atera intambwe yegera wa mwana w'umukobwa Sophia, arangije aramubwira ati Miss Sophia. Nuko arangije aramureba, Sophia nawe aramureba. Nuko Sophia arangije aramubwira ati yes. Nuko Rio arangije aramwegera nanone amwereza ukuboko, ariko Sophia abanza gutinya ntiyamwereza ukwe. Uyu mwana w'umukobwa nta kintu yari afite cyo gukora, ndetse ntiyarazi icyo yavuga, ndetse no kwiyumvisha uyu mugabo umuri imbere uwo ari we. Uyu mugabo yari umugabo udasanzwe, ntabwo yari asanzwe amubona, nta nubwo yari amuzi, nubwo mbere yari amubonye. Nuko Sophia rero yaje kugeraho, arangije amuhereza ukuboko. Umugabo arangije aramubwira ati njyewe nitwa Rio. Ati ndabizi neza ibi ngibi byakurenze, ariko byanze bikunze tugomba kubikemura mu buryo bwiza. Uno mugabo rero uburyo yamubwira kubona yuko yicishije bugufi, ndetse ijwi rye nuko yavugaga byagaragara nk'umuntu uri kumusaba imbabazi ku byabaye. Ati ntabwo njyewe ibi ngibi byabaye nigeze mbigiramo uruhare. Nuko Sophia arangije atangira kwitsa umutima, ashaka guhisha gufunga amarira ngo ataza. Ati njyewe ntabwo nzi ikijya mbere. Arangije aramubwira ati Mr. Rio, njyewe ntabwo nigeze nsaba ibi ngibi, njyewe ndi umunyeshuri, njyewe ntabwo mfite ubuzima bw'umuntu nkawe. Nuko Rio acyumva amagambo yumva koko niwe munyabyaha, niwe munyamakosa. Arangije aramubwira ati ndabizi, ariko mbabarira kuba waragiye muri iki kibazo. Ahangaha rero muri iki cyumba haricaye abantu babiri. Haricaye uyu mugabo, babashije gufata spam ze bakaziha uyu mwana w'umukobwa atabyiteguye, ndetse batanabimubajije. Hari umwana w'umukobwa nawe wari ifitiye ubuzima bwe, yari gushakisha, arimo yiga, bikarangira yisanze atwite, atabiteguye nawe, nta na gahunda yari afite yo gutwita. Rio rero yakomeje kwitegereza uyu mwana w'umukobwa, ndetse aramwitegereza bihagije. Nuko Sophia arangije atangiye kuvuga ati njyewe ntabwo mbyumva, sinumva impamvu igihe ntwite. Ibi ngibi yabivuze ijwi rye risa nkaho rifite ubwoba. Njyewe mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ndyamana n'umuntu uwo ari we wese, ubu rero njye nta kintu mfite cyo gukora. Umuryango wanjye ntabwo uzizera ibi ngibi, nta nubwo uzabyemera. Nuko Rio arangije aramureba, arangije aramubwira ati
Sophia, njye ntabwo ndi hano kugira ngo nkomeze ibintu, ndabizi neza ko ibi bintu bidasanzwe, ariko ndashaka kumenyesha yuko utari wenyine muri ibi bintu, muri iki kibazo. Nuko Sophia arangira amubwira ati njye nta kintu mfite cyo kuvuga ndetse nta kintu mfite cyo kongeraho. Nuko Sophia arangije areba mugabo mu maso, arangije aramubaza ngo uwashakaga umwana? Yaba ati njyewe nashakaga umwana, nari maze igihe kinini cyane mbyirukankaho, njyewe mfite ikibazo cy'uko ndwaye kanseri kandi ubuzima bwanjye ntago bugifite igihe, ndashaka kuba papa w'umwana. Nahoze nifuza kugira umwana n'umugore wanjye, ariko umugore wanjye ntago abishaka, umugore wanjye ntago ashaka kubyara, nta bana akeneye. Sophia arangira abyumvise araceceka, noneho atangira gutekerezamo akanya gato. Yaba ati Sophia arangira amubwira ati ibyo bintu birababaje cyane. Nuko Sophia arangira amubwira ati njyewe ibi ngibi byambayeho ntabwo nizera ko bishobora kumbaho. Njyewe rero aho nicaye ubu ngubu ntacyo mfite cyo gukora, njyewe nta plan n'imwe mfite kuri ibi ngibi, dushobora gufatanya buri umwe agafasha undi. Ubwo ngubwo rero aho bari bageze baganira, uyu mugabo Rio ntabwo noneho yari akiri umuntu udasanzwe cyangwa se umuntu uri stranger, ahubwo yaramaze kumenya ese uyu mugabo ni mugabo ki, amaze no kumusobanurira ibibazo yari arimo n'ibibazo yahuye nabyo. Rio, uyu mwana w'umukobwa, yamaze kumva ko Rio ari umuntu wumva ugerageza kwiyumvisha ese ububabare bumera gute, ese igihombo kimera gute, ese iyo umuntu yifuza ikintu akakibura bigenda gute. Ubwo rero baricaye batangira gutekereza se n'ikindi kintu iki. Nuko rero ubwo rero bafashe akanya baricara, batangiye gutekereza se n'iki gishobora gukurikiraho. Nuko rero arangije amutekereza buri kimwe cyose uko cyagenze, ukuntu umugore we yamutengushye akamubwira ko adashaka umwana ndetse adashaka no gutwita. Nuko akimara kubimubwira, umwana w'umukobwa arangira amubwira ati wihangane, sorry, birababaza cyane iyo umuntu ukunda mutumva ibintu kimwe. Arangije amubwira ati ariko ugiye hari ikintu kimwe nzi, ntabwo nshaka kujya kure yawe, nta nubwo nshaka guhunga ibi ngibi. Bicaye aho ngaho bacecetse akanya gatoya, uko bari bamaze kuganira buri umwe wese abwira undi ibye, ese ubuzima bwe bumeze gute. Ariko rero byibuze uyu mwana Sophia yari yatangiye kugira icyizere, ntabwo yari azi uko ibintu bizagenda nyuma, ariko yari yabashije kugira icyizere kuko yari amaze kumva uruhare rw'umugabo, yari amaze kumva uruhande rw'umugabo, amaze kumva ko uyu mugabo nawe atabigizemo uruhare. Icyo gihe rero haba Sophia haba ndetse na Leo bakomeje kujya bahura, bakicara bakaganira ku kibazo cyabo. Bamara igihe bahura kabisa, bafata umwanya bakaganira. Rero uko bagiye baganira bahuza experience barimo gucamo, byaje kugeraho buri umwe atangira kugenda yiyumva undi. Ntabwo byari bisanzwe uburyo batangiye kugenda bagira icyo bita connection, bagenda biyumvanamo, buri umwe yiyumva mu undi. Sophia yaganirije ibye uno mugabo, buri kimwe cyose arakimubwira, ubuzima bwe arabimubwira. Uno mugabo nawe amubwira ibijyanye na mariage ye uko yagenze ndetse n'ibyo yahuye nabyo. Aba bombi rero uko ari babiri batangiye kwiyumvanamo, batangira guhuza. Uyu mugabo rero Rio akaba yari yarakoze mariage, hari ibintu byinshi cyane ashaka kugeraho no gukora, ariko nyuma akaza gusanga ko yibeshye. Umunsi umwe rero Rio ubwo yari ari muri kampani ye ari gukora, yagiye kubona message ivuye ku mucamanza we cyangwa mu lawyer we, yinjiye muri telefone ye. Message yari message ntoya, ariko ikaba ari message iremereye cyane. Yaramwandikiye aramubwira ati Rio, dukeneye kuvugana kandi byihutirwa. Aramubwira ati umpamagare igihe cyose urubona akanya. Umutima wahise umusimbuka, yahise atekereza ko hari ikintu kitagenda. Ako kanya rero yahise ahitamo guhita ahamagara umucamanza we. Nuko umwavoka arangije aramubwira ati Mr. Rio, ndashaka kukubwira information ariko ziteye ubwoba. Nuko umuroya we cyangwa se umwavoka arangije aramubwira ati twahoze dushakisha aho umugore wawe ajya kwivuriza, dushaka kumenya ese abagiye gukora yiki, none nabashije kuhabona. Naje gusanga yuko uriya mugore wawe hari ibizamini bagiye bamukorera bimwe na bimwe ndetse na procedures bagiye bamukorera.
ndetse naje kumenya yuko najyayo gukurishamo inda kandi akazikuramo atakubwiye. Riyo acyumva ibyo ngibyo yahise aceceka akanya gato, yumva noneho biramurenze. Riyo arangije abaza umwavoka ati urashaka kumbwira yuko umugore wanjye igihe cyose twabanye yajyaga gukuramo inda z'abana banjye? Umwavoka arangije aramubwira ati nibyo, uko yatwitaga yajyaga kwa muganga bagakuramo inda. Ati imyaka ishize yose biragaragara yuko yagiye akuramo amada menshi kandi atakubwiye. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, dufite n'ibimenyetso bigaragaza yuko umugore wawe yagiye agirana n'ibindi bikorwa n'abandi bagabo. Nuko umwavoka arangije aramubwira ati wihangane Mr. Rio. Arangije aramubwira ati ndabizi biragukomereye, ariko wagombaga kumenya ukuri. Umwavoka arangije aramubwira ati njyewe icyo nagusaba ni uko wafata imyanzuro aka kanya, nta kintu na kimwe utegereje. Aho ngaho rero nta kintu na kimwe yari afite cyo kuvuga, yahise amera nk'ubaye ikiragi. Ubwonko bwe bwahise bugenda, umutima we utangira gutera cyane. Umugore yizeye, umugore yahoze yifuza yuko agomba kuba umupatina we, yaramugambaniye, yamuciye inyuma, yamwiciye abana. Uyu mugabo agahinda karamwishe. Uyu mugabo yari yarizewe n'umugore yumva bazabana ubuzima bwose, agerageza no kumwumva ubwo yamubwiraga yuko nta bana akeneye. Naho uno mugore misiyo ye yari afite yari iyo kubana n'uyu mugabo, byo kumubona gusa mu maso. Aka kanya rero uno mugabo yagombaga gufata umwanzuro. Ntago yagombaga kugumana n'umuntu umubeshya, ntago yagombaga kugumana n'umuntu wamutesheje kuba yaba papa w'abana. Uwo munsi rero ntago yigize abibwira Hannibal, ahubwo yafashe umwanya amara ijoro ryose ari we wenyine ari kubitekerezaho ndetse ari gutekereza icyo yakora. Uyu wari wo mwanzuro ukomeye cyane yaragiye gufata mu buzima bwe. Ariko rero byari ngombwa yuko afata umwanzuro, kubera ko Hannibal yamukoreye ibintu bitari byiza, kubera yuko ntago ari gukomeza ngo abe mu cyo gicucu kumugambanira. Nuko umunsi wakurikiyeho rero yahise ahamagara abacamanza ba divorce, ubwo batangira process. Hannibal aho ngaho rero ubwo nawe haburaga gatoya kugira ngo abimenye. Nuko ubwo uyu mugabo rero yari kurwana n'ibyo ngibyo byo gukora divorce, Sofia nawe yari gufesinga ibibazo byinshi cyane mu muryango we. Famiye ye ntago yiyumvishaga uburyo atwite, bari baranze no kubyemera. Mama we yari yarakaye cyane, ariko kumubwira ati ntago gihe ibyo bintu nzabyemera, sinumva ukuntu watwita. Ntago yiyumvishaga ukuntu umwana w'umukobwa witondaga, yarazi neza ko yitonda, yakwisanga muri ibyo bibazo. Papa we nawe utaranavugaga, ariko nawe yaje no gutangira kuvuga. Yashakaga ibisubizo, yashaka kumenya isi ibyo bintu byabaye bite. Sofia rero yagerageje kubasobanurira, agerageza kubabwira yuko atari amakosa ye, ariko byari bimeze nkaho nta muntu n'umwe uri kubyumva. Bamubonaga nk'umuntu utazi kwiyitaho ndetse nk'umuntu batengushye. Umwana w'umukobwa yatezwe umutego, kandi nta buryo yari afite bwo kubisobanura uburyo habayeho mixture. Ahangaha nta kintu na kimwe yari afite cyo gukora, kubera ko nta nubwo yari kwikuramo. Yari yatangiye kwiyumva muri mugabo. Igihe bari bamaranye baganira, bari batangiye kugirana connection. Ababyeyi be bifuzaga yuko byibuze iyo ndashobora kuyikuramo, ariko uyu mwana w'umukobwa yaranze. Ntabwo yagomba guhemukira uriya mugabo, kuko yari yamaze kumenya amateka ye. Niyo rero yakomeje yongeye ashaka umwanya aza kuganira n'uyu mukobwa. Nuko igihe kimwe ari nimugoroba, Sofia yaje kugenda ajya guhura na Rio nanone. Nuko arangije yicara muri ofisi ye. Ahangaha noneho yari yamaze gutuza, amaze kumumenyera. Nuko Sofia arangije aramubwira ati ibintu bikumbaho mu rugo ni ibintu biteye ubwoba, iwacu ntabwo bamereye neza, bari kumbwira ngo inda nyikuremo, ariko njye simfite icyo gukora. Ati biragaragara nkaho ndi kubura buri kimwe cyose. Nuko Rio arangije aramwitegereza, aramureba n'amaso yoroshye ariko yuzuye ukumwumva ndetse no gufiringa akababaro ke ndetse na struggle ari gucamo. Nuko arangije aramubwira ati ndimo ndabyumva cyane, ndi kumva uko umuntu yiyumva igihe aba yibuze. Arangije aramubwira ati ariko ntago ngiye nshaka yuko ibi bintu bijyamo wenyine, ndahari ku bwawe, ibi byose tubirimo twembi.
nuko akimubwira amagambo Sofia umutima we wuzuramo emotion kubera ko ntabwo yari abizi neza ko future ye yahinduka muri ubwo buryo. Ariko mbere ubwo yamubonaga bwa mbere bari kuganira yabashije kwiyumvisha yuko ashobora kumwizera. Byararangiye rero noneho bakora divorce we na Annabel baratandukana. Nuko ubwo uyu mugabo yari amaze impapuro zo gukora divorce atangira kwibuka uburyo yizeye uno mwana w'umukobwa akamushaka yizera yuko byibuze bizageraho akabimwumvisha agahinduka, ariko reality yari muri ibyo ngibyo nuko harimo kumuca inyuma ndetse no kwica abana be. Byari bigoye ko yakwirengagiza ibyo byose akagumana nawe. Nuko umugabo arangije afata umwanzuro asinya za mpapuro. Nuko ubwo rero divorce yari irangiye, uyu musore ntabwo yigeze atinda rwose guhita ajya kureba Sofia. Yahise ajya kureba Sofia atangira noneho kumwegera kugira ngo amukomfatinge, amwumvishe ko amuri iruhande, amwumvishe ko babiri mu bombi. Ikindi kandi n'umusore ntabwo yashoboraga kuba yareka uno mwana w'umukobwa wenyine. Nuko rero umugoroba umwe Rio yaje gutumira Sofia bagiye kurya ibya nijoro mu karesitora kamwe. Yamujyanye ahantu mu karesitora gacecetse, ahantu hatuje. Nuko Rio arangije amureba mu maso, arangije aramubwira ati nahoze ntekereza. Ijwi rye ryari rituje kandi ryuzuye emotion. Arangije aramubwira ati ntabwo ugiye nakomeza kubaho nk'uku nguku kubera ko nabonye icyo nashakaga. Njye ntabwo nshaka ugushidikanya uko ariko kose, nshaka kuba papa w'umwana, ndashaka kubaka umuryango kandi umuryango nyawo. Sofia umutima wahise usa nkaho wuzuyemo ibyishimo. Ntabwo Sofia yarizeye yuko ashobora kumva amagambo nk'ayo ngayo, byongeye kandi avuzwe n'uyu mugabo Rio w'umukire, umugabo wageze ku byo ashaka byose. Uno mugabo yari afite ubuzima bwe, afite empire ye, none ahangaha yari arimo ashaka kubiha umuntu udafite ikintu na kimwe, umuntu watekereza ko ubuzima bwe budashoboka. Uno mugabo rero yari yamaze igihe kinini cyane asafaringa, abaho ubuzima yumva atishimiye, ariko ubu ngubu yari abonye umuntu bagiye kubana, bagiye gukorana future. Ubwo Sofia arangije aramureba mu maso, arangije aramubwira ati sinzi icyo navuga. Ijwi ry'umwana w'umukobwa ryari ryuzuyemo emotion nyinshi. Nuko arangije aramubwira ati ibi bintu ntabwo byoroshye Rio, ariko ndabizi neza dushobora kubicamo twese. Mfite ubwoba ariko ndabizi neza ko njye nawe tubirimo. Nuko bose uko ari babiri, Rio yamufashe ibiganza arangije asa nk'umukurura, bararebana. Uno mugabo ntabwo yari afite gushidikanya na kumwe, yarabizi neza ko aya ari amahirwe ye. Yari yarataye byinshi cyane, ariko Sofia yaramweretse yuko buri kimwe cyose gishoboka. Nuko Rio arangije aramubwira ati Sofia don't worry, wigira ubwoba, buri kimwe cyose kizagenda neza. Yaba ati ntabwo tugomba kugira imbogamizi izo arizo zose, tugomba guterera intambwe rimwe twese turi babiri kandi dufatanye. Ahangaha bari bamaze basezeranye ibyo bagomba gukorana bose ari babiri, ariko hari ikindi kintu bari bataramenya. Ntabwo bari bazi se icyo future izabaha, ese umwana uzavuka n'umwana bwoko ki. Ariko uko bari biteguye yuko n'ikimana izabaha cyose bazacyakira amaboko yombi. Ubwo rero bahise bava aho ngaho basohoka bafatanye. Ubu barebye ubonaga ko urukundo rwatangiye kubasaga, ubona ko buri umwe wese yamaze kwizera undi ndetse bamaze no kubyumva kimwe. Iki gihe nibwo bwari ubwa mbere bari babashije guhura bakagira amahoro, bose bakumva barishimanye. Bari bamaze kwiyemeza yuko bagiye kubaka ubuzima bose bombi uko ari babiri. Sofia rero ubwo yagarukaga ageze mu rugo yasanze ababyeyi bakirakaye, ntabwo biyumvishaga uburyo uyu mwana w'umukobwa Sofia yahisemo kugumana umwana mu nda atamukuyemo. Batangira kumubwira bati ese ni gute ushobora guhitamo kugumana umwana utazi yavuye utanumva uburyo wamutwise. Bagerageje kumwinginga kugira ngo bamwumvishe uburyo agomba gukuramo iyi nda
kugira ngo akomeze yikomereza ubuzima bwe, ariko Sofia yarabyanze. Sofia yari yamaze gufata umwanzuro we, rero yagombaga kwirengera buri kimwe cyose, nta atitaye ku ngaruka zari kuvamo. Yari yamaze gufata umwanzuro wo kubibamo, akagumana umwana akazamubyara. Mama we yirirwaga arira, papa we yarakaye, bamubwira bati gerageza utekereze ku bijyanye na future yawe, utekereze ahazaza hawe, nta kuntu ushobora kubyara ufite imyaka, ahazaza hawe hazaba harangiye. Nuko umunsi umwe rero bari ku meza, arangije Sofia arahaguruka arababwira ati ndabizi neza ko ibingibi atari byo mushaka kuri njyewe, ariko ubu ni ubuzima bwanjye, rero ngomba guhitamo amahitamo yanjye. Ibi yabivuze ijwi rye ryuzuye emotion, ariko ndetse avuga ibintu wumva ko ahagazeho. Arangije arababwira ati jyewe ngomba kuba umumama, kandi uno mwana ngomba kumurera, nzamurera kandi ntakeneye support yanyu. Ntabwo byari byoroshye kuri Sofia, ariko ababyeyi be ntandi mahitamo bari bafite, bahisemo kwakira situation y'umwana w'umukobwa yari arimo, kubera ko bari bamaze kubona yuko umwana w'umukobwa yafashe umwanzuro. Barebye bareba uburyo umwana w'umukobwa yakundaga Rio, bareba uburyo yafashe umwanzuro kandi akawugumaho. Nuko amezi amaze guhita, Sofia inda yatangiye gukura, iyo atangira gukora buri kimwe cyose kugira ngo yitegure kuba yabyara. Aza kumwitaho kugira ngo azabashe kubyara neza, ndetse amuhe care zose yari akeneye. Nuko hashize igihe rero Sofia yaje kubyara, abyara umwana w'umukobwa kandi muzima. Rio yari ari aho ngaho mu bitaro, yari yamufashe ikiganza kuri buri kimwe cyose cyabaga. Nuko ubwo umwana w'umukobwa yaramaze kuvuka, nuko arangije aramureba aramwenyura. Nuko Sofia arangije aramubwira ati uyu mwana ni uwacu. Nuko Rio arangije aramubwira ati yes, ni uwacu. Ijwi rye ahangaha ryari ryuzuye emotion, yasubiramo ati uyu mwana ni uwacu. Nuko ahangaha rero Rio yaje kubona yuko agahinda yagize, ububabare yagize busa nkaho bwogejwe mu mutima we. Ubu noneho afite umuryango, kandi umuryango nyawo. Ubu rero kandi afite Sofia impande ze ndetse n'umwana we. Bari babizi neza ko buri kimwe cyose kizaza gifatanya. Ahangaha rero story yari gitangira, nkaho ubuzima bwabo ariko bwari bugitangira. Nizere rero ko wakunze story nagutiye uyu munsi, nizere ko hari icyo wakuyemo. Nimba ari icyo wakuyemo cyangwa wungutsemo, byandikira muri comment section uti nakuyemo iki ngiki. Icyo nagusaba ni uko wasakaza iyi story ukayumvisha na bagenzi bawe. Ikindi kandi ugakanda like, waba utarakora subscribe ugakanda subscribe, biraba ari inkunga ikomeye. Wakoze rero guhitamo Behind the Walls Show, yibanyita Dici, nawe utaha. Ciao ciao.